aka kumenya intumbero y'umwana umuha ubwigenge nubwo bwaba budahagije yego ariko ukamenya ashaka guhitamo iki kugira ngo umuyobore ukurikije icyo ayoboka. Rero hari igihe tubapfukirana njye mfitiye umumaro na munini, ariko Imana yimukunda cyane kandi ayikorera na byinshi birenze ibyo ngiye yankorera. Ubwo muri ibyo byose Imana yarabifashe ibinterekamo mbona nta kujya kure y'umuryango mu binezeza, ntangira kubona ibyo ntabona iwanjye, nkagira ngo iwanjye ntibyahaba. Iyo ntangiye kubibonera ahandi iwanjye bidahari ntangira kuzinukwa nkabishakira hanze. Sasa reka nongere mbasuzire mbaye ikaze mbifuriza amahoro y'Imana ahantu hose muherereye. Reka nizere ko mumeze neza cyane, niba ari mu gitondo nizere ko uyu munsi uza kukubera mwiza, niba ni mugoroba kandi nizere ko uri buze kugira ijoro ryiza. Ni Umukanguzi TV ngiye nitwa Vital. Uyu munsi ngize umugisha wo kongera kwakira ino couple. amen. Muraho neza? Makera mumeze mu muraho neza ni sete? Yego turashima Kristo Yezu akuzwe iteka ryose. Yego. Twanezerewe cyane kubana namwe uyu munsi ku Mukanguzi TV. Ntekereza ko nubwo bwa kabiri niba atari ubwa mbere. bwa kabiri. Buriya bwari ikiganiro? Oya, Cyari ikiganiro. Ni ubwa mbere je pense. ni icya kabiri cy'ubuhamya n'iki. Oya, buhamya ntabwo twari kumwe. Ni ubwa mbere. Yes. Yego, tubahaye ikaze rero. Murakoze cyane. Kandi turanezerewe, ntekereza ko abantu benshi bakurikira bari bafite amatsiko yo kureba muri kumwe, kuko ikindi gihe bababonye ku mpemburo umunsi wakira madamu mu rugo. Yego. Nibwo abantu babaherukanaga muri kumwe. Kurenyeza kwa kabiri. Yeah. Tubahaye ikaze rero. Asante sana. Reka tubasebe dusengere kugira ngo tubone uko twinjira mu kiganiro. Turagushimiye Yesu Kristo, tugwaye icyubahiro kuri Imana yacu, tugushimiye ko ari wowe udufatishije ukuboko kwawe kw'imbaraga, ukaturinda ngo tutagwa muri rwa rwobo. Imitego ya Satani za hato na hato ikaza buri munsi, ariko intsinzi yawe ihoraho, izina ryawe nirihimbazwe. Amen. Uyu mwanya turagusabye kugira ngo umucyo wawe ukomeze umurike mu mitima yacu, tuganira na bene data uduhe kugira ngo bumve icyo ushaka kumenya, ko bamenya, ugishyire muri twe. Iyo ushimye ko umuntu avoma ku isoko, mwami data wa twese uryongerera kududubiza kwaryo kugira ngo urivoma ashire amapfa cyangwa se inyota irangire. Turakwinginze kugira ngo he kugira n'umwe tutabera umugisha, kandi abo tubera umugisha batubera umugisha, dufatane mu maboko kugera ku munsi wo kuvuga ko impanda ya Kristo. Turakwinginze kugira ngo uyu mwanya abarwayi ubakize, niko ijambo ryawe ritubwira ko ari ibimenyetso bizagendana n'abizera, nuko bazarambika ikiganza ku barwayi bagakira. None twatuye gukira ku barwayi, twatuye imbaraga ku baciye mwami, ku bacitse intege, kandi twatuye uburinzi bw'Uwiteka Imana ihoraho kuri buri muntu wese. Wariraga umuhoze, ubabaye umunezeze, n'uwishima urinde impamvu yo kwishima kwe. Bibi byawe none iteka ryose ku bwawe Yesu Kristo. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. Uyu munsi numva nifuza ko tuganira cyane cyane ku muhamagaro n'inshingano. Buriya hari ikintu abantu benshi bakunda kwibaza, cyane cyane ku bakozi b'Imana. Bakibaza ngo kuki abakozi b'Imana abana babo bakunda kunanirana. Tukongera tukibaza tukavuga ngo ese abakozi b'Imana bakirwa bate mu rugo n'abadamu babo, cyane cyane nk'abakozi b'Imana b'abastari k'umugabo wawe. Nibyo bintu narindi kugira ngo tuze kuganiraho cyane cyane turebe. Burya abantu barabyibaza akavuga ati ngo hari igihe uko tumubona usanga atari ko bimeze, cyangwa se ni gute ashobora guhuza umuhamagaro we n'inshingano mu rugo kugira ngo hatagira ikintu na kimwe gitsikamira ikindi. Yeah. Ninjye mwari mubajije? Yego. Harakarabo kari kagoye nari ntoye. Reka mpere kuri kimwe wenda ikindi madamu aze kugisubiza, cyo kuvuga ngo kuki abana b'abakozi b'Imana. Mbo twebwe dufite abana bato. Dufite abana bato, umukuru afite 7. Yego. Ariko kandi ntabwo ari abana b'abakozi b'Imana gusa, n'abandi.
ikintu abantu bagomba kumenya, ntabwo agakiza bakonka mu mashereka. Ntabwo agakiza abana bakonka mu mashereka, ko umuntu aravuka, iyo amaze kuvuka aba akeneye n'umurera. Hanyuma baravuga ngo uburere buruta ubuvuke, ariko hari na personality umuntu avukana ye ku giti cye. Hari kamere rero idashobora kuyoboka, bibaho kimwe n'uko natwe hari ibyo twanga twabyumvishe cyangwa tukabyanga twabibonye, uwo nawe bishobora kubaho gutyo, cyangwa se bikaba ari Satani urwanyije urwo rubyaro kugira ngo ase n'ukoma mu nkokora intego ya se w'abana cyangwa ya nyina w'abana cyangwa intego y'umuryango muri ba bana. Ariko akenshi na kenshi gatuma abo bana bananirana, burya nuko dushaka ko abana bizera nk'uko twizera. Hari igihe mwima uburenganzira abana mugashaka ngo bayoboke nk'uko muyoboka, kandi ndatekereza ko no mu mategeko bwite cyangwa amategeko rusange, ndatekereza ko umwana w'imyaka 17 n'8 bamwemerera kuyoboka idini runaka bitewe n'uko yizera. Noneho kimwe mu makosa rero ajya aba mu bakristo cyane cyane, nuko abana tubaheza tukabima gukoresha uburenganzira. Kandi kimwe mu bahanga, wenda abize uburezi barabizi, iyo ushaka kumenya intumbero y'umwana umuha ubwigenge nubwo bwaba budahagije, yego, ariko ukamenya ashaka guhitamo iki kugira ngo umuyobore ukurikije icyo ayoboka. Rero hari igihe tubapfukirana, yaza muri Sunday school kuko wamuhaye ituro, wamwohereje, ukagira ngo yagiye ari we, yaje atumwe burya. Noneho niyo akuriye mu rusengero, akeneye igihe cye cyo kuzagira ngo yizere. Burya iminsi yose mwoherezaga abana mu rusengero mwari mubizereye, nabo bategereje igihe cyabo cyo kwizera. Yes, hari n'ibintu rero byo mu madini bigenda biba intambara, noneho ugasanga uwasigaye mu rugo cyangwa utashye avuye mu murimo afite ibikomere yakomerekeye mu rusengero, bikaba igitutsi kuri ba bana, bakavuga ngo twe ntitwajyaho murya. Hanyuma n'uburyarya bubayo bukababera inzitizi, bakamera nk'aho bagushijwe n'abakuze. Noneho twebwe iyo tubarebye tugira ngo nuko babaye ibirara, akenshi baba bagushijwe n'abakabafasha amaboko cyangwa se barahitiwemo. Noneho igihe mwe mubona yabaye ikirara, uriya mwita ikirara akaba ari wewe wa nyawe, akeneye kurerwa ahubwo kugira ngo ajye yakakira agakiza. Yes. Kugenda gasobanuka mu bantu bari bafite urujijo kuri icyo kintu. Hanyuma Makira, nakibaza ngo kugira ngo kwakira inshingano cyangwa se kwakira inshingano n'umuhamagaro w'umugabo wawe, ni ibintu byoroha? Ubigenza gute kugira ngo burya sinzi, njye numva bakunda kubivuga, sindarwubaka, ariko umugabo amavuta yashobora kuzamuka bitewe n'ukuntu mu rugo bimeze, cyangwa se akagabanuka bitewe n'ukuntu nanone bimeze. Kugira ngo tumubone uko tujya tumubona, ibyo bintu bihuza gute kugira ngo bigende neza cyane? Vita, urakoze. Ariko icyo navuga cyo cya mbere, umugore ni amaboko y'umugabo uri mu muhamagaro. Ikintu cya mbere, njye ku ruhande rwanjye twabanye bizi neza ko ibyo yakora byose umuhamagaro ari we ujya mbere. Ikindi cya kabiri, twabanye nzi ko ari njye maboko ye. Ubwo rero kugusobanura ibindi, icya mbere nari nkijijwe, icya kabiri nawe akijijwe, icya gatatu mushaka nzi neza ko ndi amaboko ye. Iyo utamubaye hafi ngo umusengere, yahagwa n'abandi bose bakagwa. Ngo ahagurutse mu rugo ukubita ivi hasi, mbere yuko agenda ukamusengera. Ni muri urwo rwego rero, icyaba cyose uko amavuta ye azamurwa nawe nuko wamusunitse. Ko ntago yataha ngo azasange wenda hatari ibyo natunganyije, ahita acika intege. Ejo nagaruka kuri kamera bizagaragara ko hari icyahindutse. Ni muri urwo rwego rero, kumuba hafi, kumusengera, ikindi ukagerageza gukora inshingano zawe utitaye ngo aragenda buri munsi. Nicyo cyonyine kimufasha. Ubwo wumvishe ikimubangamira ko akivuze? Utitaye ngo aragenda buri munsi.
oya nabyo tuba tugomba kubyakira kuko abagore dukunda keya. Iyo ubonye rero umugabo agiye icyumweru kigashira nta munsi n'umwe arabaha, biba ari ikibazo. aba ari ikibazo. Ariko nyine kuko uba waramushatse ubizi ko ari umunyamuhamagaro, mushobora no kuba mujyanye agahita abyuka akagenda, ibyo si igitangaza. Babyihanganira cyane ko ijambo ry'Imana rivuga ngo abihangana bakanesha. Nuko yego. Hanyuma aho ngaho makire kubaza, hari igihe twigeze gukorana ikiganiro aravuga ngo nta yindi nshingano mfite mbere y'inshingano mfite ni ukwita ku muryango wanjye, cyangwa se nicyo kintu sinzi ijambo yabivuzemo ariko biri muri iyo sansi. Avuga ko ntafite inshingano zo kwita ku itorero, ntafite inshingano za mbere afite nizo kwita ku muryango we. Ese kuba wenda yakora iryo vugabutumwa yagira kugira ngo ubyakire, wumve ko biri ngombwa, wumve ko agomba kugenda kandi none ibintu bigende neza, ni iki kintu kigushoboza ibyo byose? ni Yesu Kristo wenyine. naho ubundi biba bigoye. hatabaye Yesu biragoye. Hatabayeho Yesu ni ukuri umuhamagaro uragoye, kandi nubwo nk'abadamu bitugora nabo birabagora, kuko ngo kujya mu ijuru ni irembo nyine ririmo amahwa, ririmo iki, biragoye. Ntituzihagarareho nk'abarokore ngo turenzeho, biragoye, ariko tugomba kubikora kuko icyambere Imana iduha Mwuka Wera. Mwuka Wera akatubashisha. Nuvuga ngo hatabayeho imbaraga za Kristo ni ukuri nta wabishobora pe. Ntabwo nyuzwe. Ndaza kugaruka n'umwe nongere mbaze. Nongere mbaze. Nakibaza ngo guhuza umuhamagaro n'inshingano zo mu rugo kugira ngo wenda bitagaragara nkaho ari uri gisitaza cyangwa se umuhamagaro wawe ari gisitaza mu rugo. Ibyo bintu mubihuza gute? Bwa mbere nasomye ijambo ry'Imana riravuga ngo umugabo utita kuba mu rugo rwe ababaye mubi hanyuma y'abatizera. Niko Paulo yabwiye Timote. Hanyuma ariko kandi ikindi cya kabiri, sinzabazwa abo nasanze, nzabazwa abo nasize. Ikindi cya gatatu, ugomba kumenya ngo aho wagiye hari imiryango myinshi, aho wavuye hari umwe. Ntagiye ntago babura ijambo ry'Imana, ntago babura abababwiriza, ariko mu rugo iwanjye ntariyo baba babura papa na madamu abura umugabo. Ngomba kumenya ngo ndaziba icyuho hehe sasa. Icyo ni icya mbere kigomba kuba igitsikamutima. Kandi ikindi cya kabiri, buri musore wese arasiganwa ajya kuba umugabo, n'umukobwa agasiganwa ajya kuba umugore. Aho ni rompuwe ubuzima buzenguruka. Iyo wageze hariya uba ugomba guteganyiriza ababakomokaho. Bisaba rero gutekereza kabiri, itorero rya Kristo ukamenya uko bigena, hanyuma kabiri n'umuryango. Ko ntekereza ko ntarakora ivugabutumwa ngo mara icyumweru, ntekereza ko ntanabikunda. Abantu tuziranya benshi hari n'umuhamagara nka mwana ntabwo namara iminsi 3 iwanyu, kandi koko ibaye myinshi ni 2. Ndibwira ko hari aho nigeze nyimara irenze 3, nari ndi Karongi je pense. Ariko iyo irengereye gutyo simvuze ko bibaye ikosa cyane, ariko nkatwe turacyafite n'urugo rutoye. Hari ibindi mbazwa ko aho nageze, yego madamu ntariyo ariko no mu rugo arahari, ariko ndamukeneye nawe arankeneye. Ngomba kumenya ngo itorero ry'ibanze ryubatswe ni umuryango. Of course niba itorero ry'ibanze ari umuryango, ngomba guhera aho ngaho, kuko ari ikosa rishobora kumbaho nanjye nshobora kwicuza. Kuba nashyika mu rugo umwana agakora ikosa nkarimukubitira ntaramubwiye ko ari bibi. Rero iyo utabonye umwanya wo kurera ntukabone n'uwo guhana, kuko burya ntabwo uri guhana hariya. Ni ngombwa rero nk'umugabo ntekereza ko ngomba kurera kandi ngomba guha umwana umwanya. Dufite abana bakunda kutubaza utubazo twinshi, hari igihe baduhuriza hamwe bakaba ari kutubaza utubazo twinshi. Nkibaza mbaye tutari kumwe hari icyuho. Umva ni ngombwa rero ko nicyo cyuho ngisana
ariko kandi umwuka wera w'Imana aba amaboko y'izo mfatiro zombi, umuryango n'itorero. yego makira nakubaza ngo wenda turimo turaganira ku muhamagaro n'inshingano, hagati y'ibyo bintu byombi, ku muhamagaro n'inshingano, ni ikihe kintu ubona Imana yakuruhuyeho ku buryo iyo kiba cyarabuze utari kwihanganira kubana n'umugabo wawe uyu munsi muri kumwe? ntekereza ko nta kintu na kimwe ntari kwihanganira, kuko nubwo ajya mu ivugabutumwa ariko akenshi ntakunda gukora ivugabutumwa rya nijoro, kandi ikindi nubwo akora agenda wenda mu gitondo ataha mu rugo. Ku ruhande rw'umuhamagaro njye nshima Imana, kuko nanone atabikoze, kuko ntago mukunda kurenza uko Imana imukunda, kandi njyewe mfitiye umumaro na munini, ariko Imana yimukunda cyane kandi ayikorera na byinshi birenze ibyo njye yankorera. Ubwo muri ibyo byose Imana yarabifashe ibinterekamo, mbona nta kimbangamira. Byose ntangira nakubwiye ngo namushatse mbizi. Urumva rero nariyemeje kibi cyiza kibi usibye ko nta kintu kibi kiba mu muhamagaro. Satani ashobora kumurwanya, ariko iyo amurwanyije nkabimenya, ubwo ninjye naho nabaye indangare, ngomba gushyira ivi hasi nkamusengera. mba ngomba kubimenya ko yatewe nawe atariwe, ari Satani uri gushaka ikiri muri we. Ku ruhande rwanjye rero ninkubwira ngo hari icyo mbona, naba nkubeshye, kuko nimba twarabanye mbizi kandi byongiyemo mbyiteguye, mbizi ko ari n'urugamba rukomeye, iyo adahari ngomba kuhaba. Nanone yaza tugashima Imana, gusa si tujya tumubura cyane, ni gake ariko bizaza. nubwo byaza ntekereza ko Imana yamaze kuntegura, kandi niyo hari aho ari turavugana n'ikoranabuhanga ribereyeho. Ntabwo bwakwira abana batamuvugishije, ntibwakwira tutavuganye, nubwo tuba tutari kumwe ku ruhande rw'umubiri, ariko ahandi tuba turi kumwe. Njyewe rero sinavuga ngo umuhamagaro urambangamiye, n'abandi kwikururira ibyago. Wanga kubivuga kugira ngo? Oya, ntago nanga kubivuga kugira ngo nikururire ibyago. Ndabizi neza ko nanjye hari benshi bigirira umumaro. Niyo mpamvu rero ntabyinubira, kuko iyo habayeho abantu bakizwa, ijuru rikunguka, nanjye mba mbona ndi mu nyungu. Ubwo rero sinabyinubira. Haryo umugore n'umugabo bazagabana amakamba? Haryo bazagabana amakamba? Buri wese nirye. Buri muntu ibyo arabiharanira. Ariko hari iyo nanjye ndi gusenga nsunika isengesho, nanjye hari ibyo mba ndi kwandikisha. Abamenzi waransengera nibyo, ariko none se ubu nzamuka n'amaguru ku mubuga, yego yanyoherereje tike, ariko nakoze urugendo rurerure we. Wenda naraguhamagaye umpitike, ariko zangororano uko twazigabanye. Urumva nanjye hari ibyo nigomwe kugira ngo tugabane. Ariko by the way, iyo umwe mu babana yakoze neza agambire kugira ngo yagure umuhamagaro wundi, amakamba yo mu muhamagaro muba muyasangiye kuko aba yakubereye amaboko. Nakibaza ngo muri rusange ku kingo z'abakozi b'Imana, cyane cyane iyo harimo umukozi w'Imana umwe, undi nawe akikijwe umukozi wande, nawe ni umukozi w'Imana, ariko imihamagaro iratandukanye. Umwe arabwiriza cyane, ni icyamamare, ni umusitari, ni umuhanuzi kazi se, undi arasenga, araterana, ndetse rimwe na rimwe ni umukristo usanzwe. Izo ngo n'izindi zose zirasenyuka, ariko dukunda kubona inyinshi zidakunda kuba zimeze neza cyane, ndetse na bamwe na bamwe bakaza no kwitangira ubuhamya ko zasenyutse. Mu muhamagaro hari ibintu byinshi birimo bibangamira ingo, habamo ubukene. Mu muhamagaro hari ibintu byinshi birimo bibangamira ingo,
bwa mbere harimo ubukene. Iyo hajemo ubukene akenshi wenda si no mu muhamagaro gusa, ariko rimwe na rimwe iyo umuntu atabaye maso, yari umugore utazi ubwenge cyangwa umugabo adaha umwanya ngo baganire, ahita abibona nk'aho umugabo adashoboye cyangwa yirengagije gukora icyo yakabaye akora. Hanyuma iyo ubonye umugabo muri iyo kadire yo kuba atakoze ibyo yagombaga gukora, uba watangiye kujya muri kamere yo kuvuga ngo kuki nabanye nawe. Iyo bigenze bityo utangira kumusuzugura. Noneho aho bibera biba ko gasuzuguro kaza ari no mu muhamagaro, nuko umusuzuguriye mu rugo avuye mu rusengero bamwubahiyemo. Icyo uracyumva, kuko aho yarari bakomaga amashyi, ariko aho aje izari impundu na haleluya zibaye induru n'ibitutsi. Rero iyo atabonye umwanya, icyo gihe inama ya mbere nuko agabanya iminsi ajyayo, akongera iminsi ari kumwe n'uwo bari kumwe. Nubwo sorry munyihanganire nkoresha iryo jambo, nubwo niyo mwakiriranwa n'umugore, niyo waba urwaye, niyo waba umeze gute, inshingano z'umugabo ni iz'umugabo. No ku buriri yakubwira uti ko nta sukari uryamye, birashoboka. Ariko uba ugomba kumutegura akaba trained ku buryo, sinzi niba twahugura aba bantu bubatse ingo bari mu muhamagaro, ariko hari uburyo abantu bahamagawe bagomba kubana mu muryango. Ugomba kumenya ngo umugabo afite iki, kandi ukamenya ngo ntacyo afite. Noneho kabiri, ukamenya ko aho yagiye atagiye mu kazi, ahubwo yagiye mu murimo ushobora kubagaburira cyangwa ntubagaburire. Iyo mubifashe nk'akazi cyangwa ibiraka, bituma witegura ibyo atahana byinshi ntabizane. Iyo bibuze ugira ngo ibyo yazanaga yabibonyera bigabanye, bikaba ikibazo. Rero mu muhamagaro hakaba n'abantu bakunda wa muntu mu muhamagaro, ni urugero bagakunda n'iseti, ukumva umuntu aramamagaye ngo ngwino dutemberane nkugurire inkoko, kandi mfite n'umugore wayiryaho, noneho mfite n'abana bayiryaho, ugatangira kunjyana njyenyine ngasiga umuryango. Iyo ntangiye kujya kure y'umuryango mu binezeza, ntangira kubona ibyo ntabona iwanjye, nkagira ngo iwanjye ntibyahaba. Iyo ntangiye kubibonera ahandi iwanjye bidahari, ntangira kuzinukwa nkabishakira hanze. Sasa iyo mbishakiye hanze, urugo sinongera kurwitaho, mpita ntangira kubwira abantu ibibazo mfite, uti mfite umugore wananiye, kandi mu by'ukuri yananiwe mbere y'uko unanirwa, ahubwo ntimwarebye icyabananije icyo ari cyo ngo abe ari cyo mukavaringa. None iyo bigenze bityo, utangira gusengana n'abantu bazi kugira umugore w'ikigeragezo, kandi si cyo. Ntimwigeze mwicarana ngo mwige kubiri kubagerageza, ko mu rugo byose ntibikemurwa no gusenga, hari kujya inama, sibyo? Gusenga hakaba n'ibyo mwihanganira, hakaba n'ibyo mwakira. Kandi bavandimwe inshuti z'umusaraba, mu rugo ntabwo urugo rwubakwa mu buryo bw'umwuka, oya, rubonera imbaraga mu mwuka, ariko ntabwo urugo rwubakirwa mu mwuka. Ntabwo ibikorwa byo mu rugo bibereye mu mwuka, bisaba mu bwenge no mu mubiri. Wenda abakuze banyumvisha icyo mvuga. Hari ibikorwa by'urugo bitaba mu mwuka, bishyirwa mu mubiri. Ni nayo mpamvu rero n'umubiri wawe ukenewe mu rugo. Murakoze. Amagambo arakomeye. Niyo mpamvu tujye dukunda kubona mu byumba by'amasengesho cyangwa se na mu nsengero hatanga ubuhamya, tukaba tuzi ko umugore afite umugabo w'ikigeragezo kuko adakijijwe, cyangwa se umugabo afite umugore w'ikigeragezo kuko adakijijwe. Ese ninde wababwiye ko umuntu udakijijwe ari ikigeragezo? Burya ikigeragezo n'ukijijwe wiyoberanye. Uretse ko ariko batubwira batanga ubuhamya. Ni ukubeshya wenda, cyangwa se nibyo twibwira. Ukijijwe wiyoberanya niwe kigeragezo kuruta. Wenda ntaguciye mu ijambo. Nge ntekereza ko nge nagiye mbona ingero z'abamama benshi bafite abagabo badakijijwe. Gasanga umugabo abanye n'umugore imyaka 26. Umugabo ntakijijwe, anywa inzoga, anywa itabi, umugore arakijijwe. Ntekereza kugira ngo uhure n'ibikomere cyane ibintu bibi mu rugo, wowe mugore wo bigiremo uruhare. Ese wowe ukijijwe, wa muntu unywa inzoga, nizihe mbuto wamwereye? Ese wowe muvuga butumwa, ni nk'ibyo yahoze avuga, ibyo yari ari kuvuga mu kanya, ba bantu baramusohokanye bamujyanye kumugura iyo nkoko,
bagiye ku mazi, wa mugore ari mu bana, wa mugore wenda nta n'ubwo azi no kwisiga pudre, ni urugero rwa hafi. Bavuga butumwa wenda mwajyanye bo bazanye n'abagore babo, nutaha mu rugo uzabonera wa mugore mu makara, ntabwo uzamubonera nka wundi wagiye ku mazi. Ahubwo wowe wari ufitiye ihe task kuri uwo mugore wawe, kuko uwo mugore ntago azijyana. Hari igihe wenda akenshi hari abagore bavuga butumwa badafite ikintu bakora, aba mu rugo aba mu bana. Wowe Imana itangiye kuguteza intambwe, utangiye kumenya ayo mahoteli, utangiye kumenya iki, wa mugore uri mu rugo ni wowe waka, kuko mwabanye muri bwa buzima busa nkaho buciriritse. Sinzi nimba ntari gutandukira, musa nkaho mu gihe wowe ugeze kuri level wa mugore atarageraho. Mu mvugo ukamujyana nawe akamenya ibyo bintu, ariko nutabimukorera nta gihe utazabona ko wa mugore n'uwo mu bana nyine nta kindi akwiriye. Ntekereza ko ari aho ngaho gutandukana biva. Keretse umugore ntekereza wakikura muri ubwo buzima keretse akora. Ikindi akaba ari umugore usobanutse, nubwo aba adakora ariko akaba asobanutse, akaba azi kubwira umugabo, bakicara bakagana. Ariko ntekereza ko umugabo ageze kuri urwo rwego ntabwo aba akibasha kwicara ngo aganire n'umugore. Umwanya awuha za nshuti ze, za zindi zimusohokana, za zindi gusa Imana izandindira umugabo ntazagere kuri urwo rwego. Umugabo ageze aho ngaho aragatsindwa. Wagira ngo yaramufitagera kuri urwo rwego. Vita ntago nari imufite, ariko ni ukuri ingero ziba zigaragara. Ni ukuri hano hanze abagore b'abakozi b'Imana bafite amarira, kandi iki batangiye mu buzima bubi bwo hasi, ariko umugabo atangiye kujya kwigisha ahantu hakomeye, bakamuha ibyo twita ngo ni ituro. Bamuha ituro yatangiye gufata ku 100, 200. Mwari muri mu buzima bwo kugura n'umufuka w'umuceri ntawo muzi mu rugo rwanyu, no kuri umugabo agahinduka. Usibye Imana yonyine yafasha uwo mugore agahoza ivi hasi. Yego hari ibintu uwo mugabo ntago yaba akikumva, ni ukuri ntago yakumva. Reka dushuke uyu mugore uburyo bwiza, turaba tumushutse mu nama nziza, nuko yakemera ko yakoze amakosa atakoze. Abagabo b'abavuga butumwa, reka nivuge, tugira kamere idahinduka vuba, kuko twavuze amagambo asa naho yemeza benshi, tuba dushaka ko na wa wundi umwe turi kubwira wenyine yemera. Kandi mu by'ukuri wa wundi arakuzi urenza abandi bo hanze. Twavuze amagambo yemeza benshi, tuba dushaka ko na wa wundi umwe yemera ibyo tuvuze ryose. Yes. Kugira ngo rero uyu mugabo ahinduke, emera ko wakoze amakosa, unayasabira imbabazi utarayakoze. Noneho nubikora uraba uporofitiyeho kwinjira mu nguni y'ubuyobe bw'umugabo. Nugera muri iyo nguni, umwanya wari vide urawokipa. Numara kokipa wa mwanya wari vide wo kubona ko utari ingenzi kuri we, uraprofitiraho kujya umubwira ibikubangamira. Noneho icyitwa umujinya wawe reka tukite ingeso. Ubwira umugabo uti mfite ingeso yananiye, mfasha kuyihindura. Hari ikintu ukora gutya simpite ncyakira kubera kamere yanjye, we byishyireho. Kuko ijambo riratubwira ngo nimufate ibyiza mu bihindura intwaro yo kunesha ikibi. Kandi nta mugabo uzabwira ko yaguye ari umuvuga butumwa, twihagararaho. Nago yabyemera. Kandi afite abandi bamubwira ko akijijwe, afite n'ubuhamya bw'amamesaje. Kandi disi waba yiyizi mwimbe. Aba yiyizi nyine. None se ubundi uvuga ko ukijijwe gute ubangamira umuryango ubamo? Ubundi agakiza katari mu rugo, mu muryango. Kandi reka mbabwize ukuri, wenda no kumukanguza mushaka ntimubyumve, ariko reka mbabwire, nicarana nawe tukavuga agakiza nkwiyoberanyaho, uzaba uwo kubabara iteka ryose. Ikirutaho kugira ngo uzemere ko umuntu akijwe kandi akuryarya, mujye kubivuga ku karubanda uzi ko ari indyarya, uzamukwepe ntimujyane, abivuge wenyine. Nibura uzabwira Imana uti yagiye kubeshya abantu, ariko mutarajyanye, utarabaye umuterankunga w'ikinyoma. Rero ikibi gihari ni kimwe, uru rugo kugira ngo rugire umujyanama biragoye.
biragorana kubona urugo rw'umuvugabutumwa rufite umujyanama, kuko wa muntu ugezemo Satani amukoresha nk'inkoni yo kubakubitisha situwasiyo yasanze iwanyu akabavuga. Mwebwe mugomba kubikavaringa cyane ko Salomo we yaravuze ngo inshuti nyinshi zisenya urugo. Kandi reka mbabwire, nta musitari ubaho ujya usumba umugore. Niba uri umugabo ngo umugore wawe ngo na underground, reka tuvuge gutyo basi, ngo ntazwi wowe urazwi, gute se ahubwo umenyekana uri umugabo umugore atazwi? Kuko dufite abasitari bo mu ibanga, sibyo? Vitali izina ryawe rirazwi, uri kuri kamera ninde? Ni wowe. Yes, ninjye bari kubona, ariko uri kudukamera ntagaze izina rye ninde? Ni Hori. Si Hori? ariko rivuga rimwe na rimwe. Noneho reka mbabwire, mwebwe iyo mutubona gutya kuri kamera mwumva Vitali na Niseti wenda na madamu twazanye, ariko Hori uri gutunganya ibi hari amagambo yakatamwe abishaka, sibyo? Hari uburyohe mu ishusho yakongeramo cyangwa se akabukuramo. Reka uri kuri kamera tumufate nk'uwasigaye mu rugo. Mwebwe hari ikintu kinini musa n'abirengagiza, ukabona umugabo rimwe kabiri gatatu Imana iguha umugisha uri inshuti yacu, ariko mukibagirwa ko agira umuryango mugomba kumukundana nawo, sibyo? Ni hamwe twavuze ugatangira gusohokana umugore waraje iwacu uraririmba turafashwa. Umugore ni umuhanuzi, usohokanye umugore w'abandi afite umugabo bari kujyana, eske nibyo umugabo nta mwanya afite, ariko se mwamusabye uyo mwanya wo gusohoka? None se niba wo gusohoka mwawubonye kuki mutari kubona uwo kubanza gusura iyo famiye mukaba inshuti mukazasohokana umuntu ariko muri inshuti y'umuryango? Naho kumva umuntu twasohokanye ngiye nta nuzansohokana, ntuzi wanjye ntuzi nahaye ngo tujyane kuri hoteli gukora iki se? Hoteli nayijyanaho, nafata famiye yanjye nkayijyanaho, ariko niba ari urukundo dukundanire mu rusengero niba muri famiye utazi, nubwo inshuti zose nabwo zitinjizwa mu muryango. Ariko ni ngombwa ngo niba umugabo ameze atyo, ni ukuri reka mbabwize ukuri mwabadamu mwe cyangwa se mwabagabo mwe mufite abakozi b'Imana, ntabwo kamere y'uwo mugabo nihinduka rye rizahindurwa nuko umusengera. Humura nakaraba. Ntabwo iyi kamere izahindurwa nuko mumusengera. Uzasengera umuntu wabaye gutya bari igikenya, ntabwo ahindurwa n'isengesho. Iyo hatabayeho inama, wowe habaho kwemera ibyo utakoze cyangwa guca bugufi ku byo wakoze mukabihindura muhereye hasi. Imana ibaha umugisha. Hari igihe nigeze kumva umuntu umwe atanga niba ari ubuhamya niba igitekerezo simbyibuka neza, ariko arangije aravuga ngo iyo ageze mu rusengero ari umudamu bahita aravuga ngo icyama nkibera hano, abaze kubera iki? Nibwo mbonye umugabo wanjye aseka ari kubwiriza, ndumva nakibera hano ku rusengero kugira ngo byibura base njye mpora mubona ari kubwiriza. Ese ibi bintu kubera iki bimere nkaho wenda imbere in publicly abavuga butumwa abagore cyangwa abagabo bagaragara neza cyangwa se abantu babona neza, ariko bagira mu rugo bagahinduka intare? Ninjye ubajije? Ntekereza ko biba byahereye mu rugo. Nimba abona ibyishimo ari mu rusengero, mu rugo yahagera akabibura, nibyo yari arimo avuga, ni ya kamere. Wenda atashye atinze, ni urugero, atashye atinze kandi uzi amasaha amateraniro asoreza, uko mubanye aho kugira ngo aze umwakirane neza unamubaze, wenda amaze no kuruhuka asanze nawe wabyimbye, warakaye mwakiranye uwo mujinya n'iki, nawe nta azatekereza nibyo twatangiye ari kuvuga, azatekereza abo yari ari imbere n'abo bari kumusuza bamwakiraga baseka, ariko wowe asanze mu rugo agusanganya iyindi shusho, nta hantu uwo mugabo azahera aseka cyangwa nta hantu uwo mugore azahera aseka. Bigaragara aho yari anezerewe n'abo bari kumwe bari banezeranwa, ariko ageze mu rugo asanze hari iyindi sura atagakwiye gusanga. Ibintu byose bisaba kwihangana no kubyakira, njye nicyo nabivuga. Hari ikindi
hari ibintu bitubangamira mu ngo bidatewe n'uko uwo mubana ashaka kubangama, yego, ahubwo ashobora kuba yakosheje cyangwa se satani yamugendereye. Noneho bikaba ngombwa ko biba intambara iba mu rugo rwanyu itarajya ku mugaragaro. Noneho umugabo mu rugo akaguma muri iyo situwasiyo y'intambara arwana, yagera mu rusengero ni ukwiyerurutsa akarenzaho. Ariko kandi hari n'abagirirayo amahoro nabyo ibyo ntitwabyirengagiza, ko hari n'abagore babangamira abantu mu bakozi b'Imana, ko hari n'abantu bahura n'urushako ruba ruje nk'ipiki yo gusenya umugambi w'Imana w'ivugabutumwa uri mu mugabo cyangwa mu mugore. Turi kuvuga hagati y'aba bana, umwe muri bo afite umuhamagaro akoresha runaka. Birashoboka ko rero umugore ashobora kubangamira umugabo. Noneho mu bukristo hari ikintu twimitse nk'aho ari umuco cyangwa se twafashe ko ari ihame ndakuka, mukaba mutatandukana uvuga ngo barabibona bate. Abo ngabo uvuga ngo barabibona bate, immediately ubwo uhise ubajyamo umwenda wo kubereka ibyo utabona wowe, ukajya kubabeshya ibyishimo utagira, bikaba ngombwa ko basekera imbere kandi ushira. Noneho umugore wawe akakubona muri ya shusho yo kuryarya ba bantu, agahita avuga ngo naha waje kwishimira. Ariko se mu by'ukuri reka mbaze umugore cyangwa uyu mugabo, koko wowe ubona yishimye ate se kandi uzi isoko y'umubabaro? Ntabwo uri mu rusengero si ukeneye, ahubwo ukeneye umwe uri mu rugo ngo umwomore ibikomere abe muzima, asekere mu rugo aho kujya gusekera ahandi. None se ibyishimo atagukuyeho ugasanga ari kubyishimira ahandi, ahubwo wigaye uri muri risque, uri muri esheke yuko umugabo atari wowe wasekera akaba yagiye gusekera abandi kuko wowe mubabaza. Igenzure rero niba atari wowe ufite ikibazo, nusanga ari wowe ufite ikibazo gikosore, nusanga ari umugabo. Nabahaye ibanga bavuga butumwa ntibajye bahugurwa. Ikimenyimenyi uzareba iyo bavugiye ijambo ku ruhimbi ritari ngombwa, umushumba akavuga uti ririya ntibari kurivuga, ahita agenda avuga uti ni bya bisaza, uti biri kurwanya umuhamagaro. Utubashye umushumba ntazakubaha wowe ashoboye. Abavuga butumwa guhugurwa biratugora, ubwo nawe nguhaye umuti. Biratugora. Nubona umugabo yatashye ameze atyo, seka. Kandi by the way, uretse no mwivuga butumwa, umugabo utashye ntabwo yakirizwa umubabaro, ntiyakirizwa ibibazo biri mu rugo, ntiyakirizwa agafuka ko guhaha, ntabwo yakirizwa amagambo ya landlord. Niba nta n'icyo kurya gihari, mwakiriza igikombe cy'amazi, umwereke ko imvune z'urugendo rwe uziha agaciro. Kuruti aho mwanyuze mushobora kuba mwahuye n'icyaka, ikinyota. Umva n'abamututse nabo bavuganye nabi bose ubu bahubitse, ubu bahubitse ni nabi yari ku mutima w'imanurwa na y'amazi. Noneho nibura niwumva umugabo atangiye kuvuga ujye wamubaza amakuru y'urugendo. Ariko se uragira umugore mu bana amaze amezi 3 atarakubaza ngo harya aho mwagiye mwagize ibihe byiza, agiye gutega amatwi kuri telefone ngo ninde uguhamagaye. Ubwo subwo urambwira ngo nkuwo wataha umusekera gute? Biragoye. Banza umenye niba aho bagiye bagize ibihe byiza, umenye niba mu nzira nta situation yindi yahuye nayo, kuko hanze aha hari abantu bahuye n'intambara bazisiga abandi cyangwa bakazikorera abandi. Ashobora kuba yateze bisi bakavugana nabi n'uwamukandagiye, cyangwa se bamwibye portemone nturamenya ko yayizanye, sibyo? Cyangwa telefone bayitwaye nturamenya ko yayitahanye. Banza umenye ngo atashya ameze ate, ubone uburyo uganira nawe, kuko nimwe imbaraga zacu, ni namwe ntege nkeya zacu. Aho umugore akomeje umugabo arakomera, naho umugore akoroheje uroroha. Ni ibi bababeshya ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda, y'umugore akurijije ajya ku karubanda, ajya hanze. Bagabo bene data, bagore bene data, menya ngo uwagiye aho ntajyanye nawe ndamuvugisha gutatashye. Noneho umenye ngo kuki yasekeye mu rusengero. Hari igihe Imana yurura abantu umutima, mu rugo ari igihanda Imana ikavuga ngo reka ngo here umunezero mu rusengero, nibura wica umubabaro wo mu rugo ukaba uvomye amazi y'ikindi gihe.
banza umenye impamvu yasetse atagusekera, umenye impamvu ababara utamubabaje. Yes. nta kiganiro cyubahwe. Hari ikibazo nakunze kumva mu bagabo b'abakristo basanzwe bafite abadamu bavuga butumwa. Ese koko ni ikosa cyangwa si ikosa? Reka ngivuge. Ugasanga umudamu w'umuvuga butumwa ashaka ko ataha, agasanga umugabo yatunganije byose, ndetse ko nanagera mu rugo umugabo agomba kujyana amazi muri dushe akoga, cyangwa se umugabo akaba adakora, umugore ari gukora. Wenda muri ubwo buryo nabwo bikagenda gutyo. Ese umugabo utabikora abakoze ikosa? Ese umugore ubisaba umugabo abakoze ikosa? Reka nse n'usubiza. Unyibukirijemo n'icyo mama Kera yavuze ngo kugwa kwanjye byaba ari uburangare bwe. Icyo ni igikorona abagore bishyizemo. Mfite ubwenge vita. Umugore ashobora kugira intege nkeya, ngewe nkisama ndasandaye. Ariko niba umugore agize intege nkeya ntibimbwiye ngo njye kwambura abandi amajipo. We yavuze ngo nguye bwaba ari uburangare bwe. No, hari no kunanirana kw'abantu bitari ukurangara. Ibyo ntuzabyishyireho. Niwumva ubugingo bwawe buhagaze, rwana intambara y'umwuka. Hari abagabo babibikenya ugasanga yigize akahebwe. Mwikwirenganya ngo baguye kubera mwe. Hari n'abantu bureba ukagira ngo bacumbikiye Satani. Ukagira ngo acumbikiye Satani kandi ajya mu rusengero. Se ko abagore bagowe bene uwo wamugenza gute? Ariko uzi umugabo w'umuvuga butumwa guca inyuma ari umuvuga butumwa. Uzi umugore wagusambaniye hari umuhanuzi kwa Cinara Yesu. Warangiza wajya kuvuga ngo yaguye kubera wowe. Ariko sha ubu mu rugo hananiwe no mu mwuka harananirwa. Singibyo. Murakoze. Abagore babavuga butumwa bashaka icyubahiro mu rugo kingana gityo. Reka tubanze turebe kuko urugo rwubakwa kabiri. Hari urugo rwubakwa n'ubwenge, hari urwubakwa n'umuco, hari urwubakwa n'umuhamagaro. Noneho twebwe turabihuza rero mu muhamagaro. Umuhamagaro, umuco n'ubwenge. Shyiramo ubwenge rero. Iyo ushyizemo ubwenge uhita urebera indorerwamo mu rugo rwawe ku ntege umugabo wawe afite. Iyo urebeye mu ntege afite uramenya uti se yaterura ibase akayijyana muri dushe ntibibe incyuro. Ni ukuri kujyanira ibase umugore muri dushe ntabwo ari ikosa. Kujya kuvomera umugore cyangwa kumufurira ntabwo ari ikosa, si n'inzaratsi. Sibyo, ntabwo ari inzaratsi, si n'ububwa. Sibyo, ntabwo ari ububwa, ahubwo umuco nyarwanda tumeze nk'aho tucyubaka gutyo. Reka mbyite gutyo. Gutyo mvuze ni ukuhe umugabo hari ibyo atemerewe gukora, ariko atari uko atabishobora. Ngeweho sinzi guteka wa bene. Madame arabizi ko yazaga agasanga intoryi nazibagiwe. Urumva? Ari n'igihe rwose najye kumutekera igikoma nifatira ifu y'imyumbati ndavanga. Ntago nzi guteka. Rero najya kumbwira ngo ni inteke. Umva anisete sinzi guteka. Intoryi wapi? Kandi nkubwira ko intoryi nabanzaga inyanya, ntabwo nari nzi ngo babanza intoryi. Cyakora barabimbwiye. Nigeze nteka ifiriti, nishyiriraho amavuta mbere yuko mpata ibirayi. Nazoje guhata ibirayi isafuriya iri gucumba umwotsi, ngiye guterera amarangotire karekera hita itoboka. Rero hari ibyo tutazi, ariko ibyo uzi kubikora ntabwo ari ikibazo. Ariko kandi ikindi cya kabiri, kuba uri umuvugabutumwa ntibyica inshingano zawe mu rugo. Nicyo rero nashakaga kuvuga. Kuko nk'uko natwe twatangiye tuvuga ko inshingano nanjye nzitekerezaho. Kuba rero uri umugore wagiye guhanura bakagukomera amashyi, ngwino ugere n'imbere y'umugabo umuha icyubahiro usanzwe umuha, kandi umwubahe nk'igihe wari utarazamuka, umwubahe nk'igihe wari utaramenyekana. Sibyo? None cya cyubahiro cyose baguhaye kiripotinge sasa. Niba ushaka kubaka kiripotinge nawe umwubahe. Nugifata ukakibika
uragenda umusumba da uragenda umusumba hari n'ikoti ryo uzaryambara ariko n'abagabo n'umugabo niko none se wagize ngo nakubwiye ngo imbaraga z'umugabo n'umugore none se turaza tukakiripotinga da umugore akakubwira atari icara aho tuganire ntabwo ariko mu rusengero batwakira guti tuganire okay wenda nurabimbwira turimo tuvuga muri rusange ariko hari n'abantu batwigisha inyigisho z'umubano nabi akakubwira ngo nubu uryamye numvisha madama bivugaho ngo ukaba uryamye ngo ukabyuka iryo vuga butumwa riri kujya gukora iki ku buryo umuntu amamagara ndyamye ngo ngwino okay ari ubutabazi wagenda da wenda ari uwo gusengera watewe n'abadayimoni ariko akenshi ivuga butumwa rya nijoro ntirikabavune batumishi ntabwo mbabujije gukora ariko aho ritavunira niye risengo n'abakristo hafi ya bose gusa abo tuba tugiye kubyaza ubutumwa nabaririmbye sibyo ntabo tugiye kwigisha ngo bajye kubatizwa baririmba barabatijwe uwo wigize akahebwa akahakorera ibibi azabwirizwa nabo ku cyumweru kuko azaza kuririmba aho tugomba kwitanga cyane kuko ari naho twitanga tukagira ngo izo mbaraga turi gushyirayo zirakenewe hari ivuga butumwa rikuvuna kuko utatekereje mbere nkanjye najyaga nkunda kujya kubwiriza ibiterane niyirije ubusa ngasoza isereri iri kunyica ngiye kugwa imbere y'abantu sinamenya ko nkwiriye kwiyiriza ubusa mbere y'uko nzajya gusenga nibura ngo njye kubwiriza nariye mfite imbaraga nasozaga ngiye guhirima najya kurya nkajya no kwarura wenda Imana ishimwe sinaruraga ntabyo ndabona banyakiriza ntabona mu rugo iwanjye wenda hari ikindi gihe nari gushyiramo ikirarane ariko kuba hanze bakubashye kuba bagira bate bakozi b'Imana reka tubikitegerezo cyabo mu isi nabo mu isi tubarebereho na fande bamukurira isari yagera mu rugo ntabwo aryama yambaye iriya myenda agikuramo akayishyira hariya bisobanuye ngo ninjye turi kumwe sibyo niyo mpamvu namwe mu cyambure mube mwe mwubaka urugo yes ikibazo cyane muri kugira ngo kigenda kituganisha ku musozo mu by'ukuri aba bana watangiye uri kutubwira nyine ukuntu bakura kujya muri Sunday school ko baba bameze nk'abatumwe cyangwa se baba bakizererwa n'ababyeyi babo hanyuma bamaze gukura bamaze kuba abantu bakihitiramo aba bana bafatwe gute kugira ngo babishema cyangwa se babe umugisha ku babyeyi babo cyangwa se ku muhamagaro n'inshingano z'ababyeyi babo ababyeyi nibabanze bamenye idini barimo bamenye ukuri kwaryo n'ikinyoma cyaryo ko hari abantu bayobotse amahame bagira ngo bayobotse agakiza noneho abana bamenye ko amahame atari agakiza shingiro barabireka noneho duhita tubita ngo nabo muri viziyo kandi aburi kwitaba .com igihe cya .com barimo nicyo nawe urimo erega nubwo mukuze mwese muhuriye mu gihe sibyo ntabyo babonye utabonye sibyo kuko aho babiboneye ni imbere yawe banza umenye ngo ibyo bamenye ni ibiki kuko hari abana tuzirikisha amahame barasobanukiwe ukuri bo bari kuri internet iterambere rirahari ahubwo banza umenye ngo uwo mwana mu ngeso ze asanzwe yitwara gute nusanga ari amahame acumuyeho ingeso zidahinduka rekura umwana aho ugomba gufata umwana nk'umubyeyi nubwo iki gihe bitemewe ariko nge naboburija kubikora nubwo ari ikosa wabuza umwana gutandukira mu ngeso ze nubwo uyu munsi bitari kwemerwa nasomye amategeko y'umugabo witwa Alice Bailey yanditse nsanga no kubuza ababyeyi uburenganzira bwo guhana birimo mu buryo bwo guhindura isi uko bashaka kwihinduka yes wenda ntabwo turabona umwanya wo kuganira kirimbo ziri mu ibanga ishaka gukuraho ubukristo cyangwa kubangamira uburyo bw'ikiremwa muntu mu isi yiswe uburenganzira n'abana rero hari ibyo bahabwa bikitwa uburenganzira kandi atari bwo bwa mbere amabanga y'ukwizera kwanyu reka mbwire mama Keira turi kumwe amabanga yanjye nawe yo mu idini ibyakugushije by'iwanjye aho nsengera ntabwo dukwiriye kubiganira imbere ya Keira na Hiro ntabwo dukwiriye kubivugira imbere ya Gaera nitubivugira imbere yabo turimo tubumvisha ko natwe aho turi tutahashaka atari heza bwa kabiri
abashyitsi badusuye tubana kuri caca ntibavugira amakosa yo muri iryo dini imbere y'abana. Iyo shusho turi kubaha iri kubabwira ngo mutuve imbere, ariko ukabwira umwana ngo mva imbere ukimufasha. Ni ugusunika uwo ufashe utigenda kandi umufashe. Uko niko abana bameze. Tukubafatisha amahame tubasunikisha ibikomere. Ugasanga rero kuyoboka kwabo niko kuyoba. Bo rero babivumbura akaguti okay ntago nzajyayo. Ikitugora cyane nkatwe turi mu madini afite principe nyinshi genderwaho, imisatsi, amapantaro, hehe na hehe. Nk'ubu mwana ashobora kukubaza, ntago ari abantu bazi ko kwambara ipantaro muri ADPR ku gitsina gore ari icyaha, biterwa n'uwayambaye ko hari n'imyenda y'akazi. Dufite uretse ko dufite n'amajipo ya uniform mu gisirikare, ariko umukobwa yambara n'ipantaro, muri security yambara n'ipantaro. Ushobora no kujya mu kazi bakabimutegeka. By the way, hari abantu baretse akazi kuko babategetse iyo myambaro. Iryo ni ihame. Noneho n'umwana umusatsi nawe ushyiraho biraba cya kibazo, sibyo? Arawukunda, arawushaka, kandi ageze mu gihe cy'amahitamo ye. Niba ageze mu mahitamo ye ugatangira kumubangamira, ahubwo n'Imana yawe arayanga kuko imubuza ibyo ashaka. Banza kwanza wige kumanaginga amahitamo y'umwana. Hari n'abana bananirana twabivuze bivukira. Yakunaniye ntibisobanuye ngo Imana yawe irasebye. Nawe hari igihe wabanje kunanira iwanyu kandi ntiwari usebeje Uwiteka, kandi nyumuza kugaruka. Mutega Imana mumwerera imbuto. Imana ishimwe. Hanyuma rero aba bantu mu rugo izi bafite inshingano, bafite n'umuhamagaro, bitware gute kugira ngo urugo rwabo rukomere kandi none umuhamagaro wabo barusheho kuzamuka mu mavuta arusheho kwiyongera? Icya mbere numva ni ugusenga, icya kabiri ni ukuganira, icya gatatu ni ukubahana. Ndumva ni nabyo biyoboye ibindi. Nabagira icyarenza ahubwo subwo ntibibaye. Hanyuma ikindi kiriho ukamenya ko icyubahiro wahawe hanze umugore wawe atakikugiyemo ideni, ngo nawe ngo agomba guha icyo baguhaye. Ukamenya ko ntago bamukomera amashyi mu rusengero ngo yinjiye mu rugo natwe twese mbahuruze ngo twese tugoma amashyi. Ntago byavamo. Ntago wenda nshobora kumuha karibu akicara nkamuganiriza uko twatoje abana, wenda umwana akamenya ngo aramuzanira silipa, mwambura inkweto ajye kuzibika. Mba numva bagiye babyakira. Bagiye babyakira. Ntago uko mu rusengero bose bakwakiriye ntago ariko no mu rugo byagenda. Ahubwo mu rugo twe tuba tugomba gushyiraho, reka mbyite ngo ni agakeregeshwa nk'umuntu tubanye, kuko abo mu rusengero uko bamukunze bo bamukundiye ibyavuga bimurimo Imana yamushyizemo, ariko twebwe haba hiyongeraho n'uko atwitaho n'uko adufata. Ibyo byose nibyo bikwiye gutuma twe turenzaho ku byo mu rusengero, ariko nanone ntitwakoma amashyi nk'uko mu rusengero bayakoma. Yes, ubwo n'abagabo bamenye ko n'abagore bamenye ko abagabo batakoma amashyi nk'uko mu rusengero, cyangwa ngo bakugandukire nk'uko muri office bakugandukira. Bye kuba mu rusengero gusa, n'ahandi mu kazi ntabwo umugore yakwitaho nk'uko abakozi bakwitayeho, ngo abigenze gutyo. Umugore afite inshingano ze, nazikore gutyo. Kandi iyo umuntu yananiwe mu bana murunganirana, nta muntu buzuza byose 100%. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Ndabona amasaha nayo yadusize, ariko reka tubasabe mu dusengera Imana kubw'inshingano n'imihamagaro ya benshi wenda igenda ibagora, ndetse bamwe bakagenda babona ko abo babana n'abari imisaraba. Ndetse hari ikiganiro turetse gukorana, urambwira ngo abantu baravuganye ati ngo dore gore kari beza, ati ngo ababitwara abarongoye. Hari umuntu bafite ibikomere. Twari mu mugirega muri gare ya Nyarugenge, abagabo bari imbere yacu, mwababonye umukobwa atamutse aravuga ariko ujye ubona ukuntu abakobwa ari beza, aravuga uti babuzwa n'iki kuba beza ko ababitwabajyanye.
nyamara nawe wasanga yamugeza mu rugo yari kongera akabona abandi. Niho twavugiye ko nta mugore mwiza ubaho, nta n'umugabo mwiza ubaho, cyangwa umugabo mubi cyangwa umugore mubi. Umuntu aba mwiza bitewe n'ibitekerezo by'umureba, kandi noneho umuntu aba mwiza bitewe n'icyo ushaka kumushimaho. Mudusengera Imana rero kubw'ibyo byose kugira ngo wenda Imana ikomeze inubake ningo wenda uwo mugambi wa Satani wo kumaraho burundu umuryango wenda nawo ugenda uburizwamo. Reka dusenge. Yesu abaho umugisha kubana natwe, kandi Uwiteka wungura imitima n'ubugingo bw'abizera yungura ubwanyu n'ubwacu ku bwa Kristo Yesu. Mana turagushimiye, ni wowe wubaka kandi ukaba urufatiro rw'umuryango uremye, ukawuha umugisha wuzuye ibyishimo, urimo amahoro, urimo gutunga, urimo kwishima, kubyara bagaheka. Niyo mpamvu dusabye kugira ngo aba bene data bafite icyo babura mu byitwa umugisha baramburira amaboko. Dusengeye utabyara kugira ngo ufungure inda ibyara. Uwaburiye umunezero mu rugo yararushatse kandi waramuhamagaye, reka ngo usabe ukore ku ruhande rw'ubwenge umwereke ahari igishyitsi basitaraho, kugira ngo amaboko ya bombi nk'imbaraga zubatse urugo bayakoreshe baterura icyo gishyitsi, bagikuraho icyo gisitaza kive muri uyu muryango mu izina rya Kristo Yesu. Amaso yacu areba icyubahiro cyo hanze, reka mwami nyagora ku ngoma arebe n'icyo mu rugo. Hanze bakoma amashyi ariko ntibadufurira, hanze bakoma amashyi ariko ntibatugaburira, hanze bakoma amashyi ariko ntibasasa. Mwami, hari ibibera mu rugo bitajya bibera hanze. Reka ibyo hanze tubitekerezeho, ariko no mu rugo uduhe ubwenge rubyibuka, kuko mwami hanze batubonye dufite aho tuvuye. Duhe kubakaho, uduhe gukomezaho, kugira ngo hanze banywe ku mazi twatunganyirijeho. Turagushimiye. Dusengeye uyu mugabo ngo umukomeze, uyu mugore umukomeze, imitima yabaye akahebwe uyicure, ubutware bw'Imana bube kuri bo. Uru rubyaro rw'abakubaha bakakwizera turaruguhaye, kandi ijambo ryawe ryavuye mu kanwa k'umugaragu wawe Dawidi ryaravuze ngo bene urwo rubyaro ntirujya rusabiriza. None mwami, ruve no mu itabi, ruve no mu nzoga, ruve no mu ndaya, ruve no mu mikino ipfuye y'urukozasoni, kubw'imbaraga zo kwizera nk'umuryango waduhaye. Turasenze kugira ngo ukuboko kwiza kw'Imana gusenye, kurimbure, gukureho urufatiro rwose rutubatswe n'Imana mu muryango. Bibe bityo ku bana, ku babana, ndetse no muri sosiyete. Tugusenze tugushima kubwawe none iteka ryose Yesu Kristo. Amen.